ingaruka ku buzima bwawe gusa, ahubwo uteza akaga bene wanyu, uteza akaga urubyaro rwawe, abazagukomokaho, kuko ayo mavuta Imana yamanuye ku buzima bwawe. Ikintu cya mbere aba ari ayo gukiza umuryango wawe, mbere ya byose aba ari ayo gukiza ubuzima bw'abantu benshi batandukanye. Rero iyo utabikoze ushyira ubuzima bwawe mu kaga, ariko n'umuryango wawe ukawushyira mu bibazo. Abantu benshi bafite ibibazo muri iyi si kubera abantu bari bafite misiyo mu muryango wabo, Imana yahamagariye kuzuza iyo misiyo, barangiza bagaferinga, hanyuma ugasanga abana bavutse bafite ibibazo, bafite imitego. Ibyo ndabisobanura ndabigeraho imbere. Sawuli amaze kunanirwa, ntabwo arazi yuko ateze umutego Abisirayeli, ntiyarazi ko ateze umutego bene wabo, ntiyarazi ko ateze umutego inzu ya se ya Kishi, ntiyarazi ko yasize mu byago. Sawuli arapfa. Igitondo kimwe Umwami Nebukadinezari arahaguruka, araza asenya Yerusalemu, atwara Abayuda abajyana i Babuloni, bagenda ari imbohe. Bageze i Babuloni, bagiye mu tuzi dutandukanye. Umugabo witwa Morodekayi agenda gusaba akazi k'izamu, agira amahirwe akabona kwiremba ibwami. Morodekayi ahinduka umuzamu, ariko ku irembo ibwami. Wa mugabo Agagi Sawuli yarokoye akanga kwica, akicwa na Samweli. Yari afite umugore utwite. Uyu mugore yaje kubyara, abyara umwana, arangije aramufata, amutekerereza amateka y'ibyabaye, amubwira ngo so yari umwana, ubwoko bwacu n'Abameleki, ariko twarimbuwe n'Abisirayeli, twarimbuwe n'Abayuda, bishe buri kintu cyose, banyaga buri kimwe cyose, iso bamwicishije inkota. None mwana wanjye, umugambi bari bafite wari wo kudutsemba bakatumaraho, ntibabigezeho. Wowe nguhaye misiyo, igihe cyose uzabonera uburyo uzarimbure Abayuda, uzarimbure Abisirayeli, ubakure mu isi basibangane. Sawuli yananiwe gukura Abameleki mu isi, hanyuma umugore wa Agagi, umwami w'Abameleki, ahereza misiyo urubyaro rwiwe, arabwira ngo igihe cyose muzabona uburyo, igihe cyose ibigirwamana bizabibuka, igihe cyose abapfumu n'abarozi bazabaha imbaraga mugakomera, muzarimbura Abayuda, mubatsembe, mubakure mu isi bazimangane, bibagirane. Murareze mu mwana ntiyabigezeho, ariko abihereza nawe umwana wiwe. Barabihererekanya, barabibwirana, babishyira muri porogaramu z'umuryango wabo, yuko umunsi umwe bazakuraho Abisirayeli bakibagirana mu isi. Rero igihe Abisirayeli banyagwaga bageze i Babuloni, Morodekayi yisanga ku irembo ari umuzamu. Hanyuma umwami abona umugabo witwa Hamani. Hamani abona n'umugabo w'intwari, uzi kurwana, uzi kurasana, ufite governance muri we, uzi gushyira ibintu ku murongo. Aramuzamura, amugira icya kabiri kuri we. Aravuga ngo uhereye umunsi wa none, intebe yanjye yonyine gusa n'izaba hejuru yawe, ubundi abandi bose basigaye bakubahe, bakore ibyo ushaka. Uyu Hamani ahinduka uwa kabiri ku mwami, mu bwami bwo afite ibihugu 127, mu bwami bwari butegetse isi, ahinduka uwa kabiri. Hamani ninde? Hamani ni umuhungu wa Hamedati. Hamedati umwagagi, umuhungu wa Agagi. Agagi umwami w'Abameleki. Ahindutse
umwami, ahindutse umutegetsi ukomeye mu gihugu cy'i Babuloni. Afite ingabo, niwe ukuri igisirikare, niwe ukuri ibintu byose. Hanyuma ku rundi ruhande hari undi mugabo witwa Morodekayi. Who is Morodekayi? Morodekayi ninde? Morodekayi ni umuhungu wa Jayira. Jayira ninde? Ni umwana wa Shemeyi. Shemeyi umuhungu wa Kishi. Kishi ise wa Sawuli.